bose kandi abandi muze kunyemerera niko umutima wambwiye kandi ndi mu mwuka wose muraza kunyemerera uza guhitamo tuze gukora iyo gahunda ndasoma n'Imana shime ndaza gutambutsa abantu nka batatu bonyine tumara gutambira Imana iminota nk'itanu nzaba nsigaje nka 30 nimara ntanga umwanya reka nsome ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo ndasoma henshi ariko muranyihanganira sindi buhatinde bose sinavuga kuko turi babiri kandi abantu bahuye ko ndabona umwuka w'igisimba wabaye n'intumwa 16:25 ndasimbuka sono mu Zahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 ndahera kuri B sozo wa 9 nza kongera kugaruka mu Byakozwe 12 umurongo wa 8 n'imisozo ku 16 umurongo wa 25 abahageze kandi muza kwitwaza za Bibiliya mungu abantu bagize ikizungu no kuri biteye isoni kandi wacu twaragereje kuzitanga usibye ko arabaje nyuma batarazibona ariko Bibiliya ngira ngo twaragerageje n'ahandi murazifite ariko bijya bitangaza abantu dore ikizungu ngo cyarabaye telefone ariko Bibiliya burya ni ikintu gikomeye kandi kidateye isoni kadusome umurongo wa 25 hanyuma tuze gukurikiza izo gahunda zindi usome mu izina rya Yesu ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirarumva uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose ziherako zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye ko inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano amen. Zahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 Zahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 aravuze ngo wandikire marayika w'itoro ry'Ifiladelifiya uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe dore nshize imbere yawe urugi ukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanje ndiwihakana izina ryanje amen. Kadusoreze mu Byakozwe n'intumwa n'umuntu nk'uko nabivuze igice ni cya 12 umurongo ni wa 8 kugeza ku wa 10 marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe umurikiye umurongo wa 9 arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi umurongo wa 10 dusoza banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe uwo mwanya
marayika musigaho. Amen. Reka ishime mu magambo abiri cyangwa se atatu nitumara tuganira ijambo ry'Imana, ariko turabiganira twamaze gutambaho keya. Ndashima Imana kuko duteranye abana n'abaki nanjye biratuza muri Marico. Yego. Haleluya, haleluya. So kuna bitekerezaga ariko datugene ibihe n'iminsi injiri arukundo bajya baririmba bakavuga ngo igira umutozo w'ibihe kandi bigira ivura uko ubishatse. Nukuri iyo byerekeje iburasirazuba biragenda, yabijyana iburengerazuba ntakumvisha mbese tujyanye, yabijyana amajyaruguru bikemera, yabimanura bikagenda. Ndashima data rero ugena ibihe n'iminsi kuko ari utwemereye guterana abangana batya iyo mu ijuru rishimwe. Amen. Cya kabiri, ndashima Imana kuko yaduhuje amatorero yacu yo kuri musozi. Amen. Ikintu twari twarakinyazwe kandi umwanzi ngo nta kindi kimuza ngo ni ukwiba no kwica no gusahura, kandi ngo akenshi adusahura iyo dusinziriye. Hari umwanditsi wabyanditse aravuga ngo iyaba nyir'inzu yabaye maso, n'iyaba nyir'inzu bakamenya mu gihe umujura azira, ngo yakabaye maso ngo ntiyakamukundiye kwanza ngo agakikureza. So ko siko birivuga, ni nkaho twabaye nk'abahubikira bukeya. Akoze cyane. Hariho n'umwanditsi wabivuze umunsi umwe ngo bose reka mwite gutyo ngo yazanye abakozi ngo bashyira mu murima. Umurima we ngo bawutera mu izabibu. Bamaze ngo gutera mu izabibu nijoro ngo barahunikira. Undi nawe ngo araza biba ibindi urukundo. Bukeye za nzabibu ngo zigiye kumera ngo zimerana n'urukundo, amasaka ngo amerana n'urukundo. Noneho ngo babarinzi b'abakozi ngo babwira shebuja batese ko twateyemo amasaka urukungu rwavuye. Ngo arababwira ngo n'umwanzi w'abakozi. Amen. Ntukagire ngo ni umwanzi. Na mu gitondo nabibabwiye abo twateranye burya ni Satani, kandi intambara ngo yayitangiye ayitangirira mu ijuru. Yashatse kwikakaza ngo intebe ye ireshe n'iy'Imana wari wararemye Satani, kuko ngo yitwaga Lusoferi, marayika w'umucyo, niwe ngo wamurikiraga ijuru. Ubundi kandi ngo niwe wari umukuru w'abaririmbyi. Ibi mwebwe muririmba gutya ngo yari umuhimbyi w'amajwi 12. Wagira icyo ngo akakubwira ati wowe subira hariya ririya niyo juru. Ngo abonye kuko ngo yazamuwe kubera iyo mpamvu ngo arikakaza akagitukuza. Inyigisho za Bibiliya zazivuga ngo naho n'intambara yatari. Haleluya. N'uyu munsi aracyayikomeje nariya. Nabo turi kwarimbye ngo nabo nagitura benshi atazirindire. Ndashima Imana rero kuko irimo kudutiza ubona bumwe ndetse no mu kiyumbe yahageze. Numva uwaseseye wagasesera no mu kiyumbe kabicagagura mbisi. Ariko ndabashimira Imana y'umujije bambaye umugisha. Byo bune ngo baricaye baravuga bati turimo ntabwo ari byo, bakora ikiyumbe kimwe gitondo bateretse komite bafite amasengesho hano. Imana ibambaye umugisha. Ndizera ko n'abashumba nabo ibinakora ibi ngo nitumara natwe nitwe twatangiye ko muraca mu mukero twaranaribabwiye hano ko twebwe ikibazo twagize bite twakira. Gusa hari umwanzi aracyari maso arasinziriye. Munsi umwe ngo abigishwa ba Yesu ngo bavuye yari yabatumye ngo bagarutse baramubwira ngo uzi icyo twakoze, ngo twasengeye amadayimoni barahuka ngo bazarikakaza ngo bishire hejuru. Barababwira ngo icyo ntabwo ari cyo kibashimisha ngo kuko nabonye ngo umwanzi amanuka ngo ameze nk'umurabyo
kandi bicyamuzanye ngo nukuba gusoma ntarasinzira ntahubike ntaryamye kandi ntaza ajya kure haba no mu materaniro ngo bateranye nawe muri buke cyane cya Yobu ariko ashimira Kristo mu dutsinda haleluya ndashimira Imana yitamuriye mu minembwe cya gicu cyari kigose minembwe kikavaho twakomera Imana hari umuapotre w'umurundi yagiye kuri za social media cyane agukina ku mubyimba n'ejo kandi nabonye yahasubiye nabaye gukurikira ikiganiro cyo mu gitondo saa 11 mbyutse nabaye gutera comment arimo kuvuga ngo menyamurenge uko bari koza ubusa ko barabyinira Imana ngo batsinze ate twagira iminsi 3 ine drone zitari hejuru y'abakecuru n'abana tukareka kuririmba Imana namubwiye mbaye aha rwose umugambi wawe twebwe icyo tuzi amen amen nuko Imana yawubeshya iyo haleluya haleluya icyo turimo kushi nuko Imana yaburije mu mugambi nigeze kuvuga ngo section ngo y'abarundi ngo yofatanye neza section ni muyuba abasirikare bacumi n'abandi mundebere na bacumi n'abandi ngo bafatanye neza ariko data wo mwijira ritano kandi cyashimishije kuza muri mariso umudamu watubwirije Imana imuduhe mugisha yatubwiye ngo umunsi tora Gideyo ngo yaramubwiye ngo basirikare muri kumwe ngo barakabije kubonesha ariko izihagarara ku kibazo izihagarara ku kibazo yavuze n'ubu turi kuvuga ngo byagenze gutyo byagenze ariko hari icyo Imana yavuze nushaka kuzubye n'ukuri kandi tutabivuze ngo dushime Imana twaba turi ndashima jewe hari ijoro nananiwe gusenga ndarira nje gusenga ndarira narebye hari agateleviziyo kamwe muri Imana rwa Gasabo narakarebye ndebe ukuntu rugabona na wa musore wundi umukongomani mavu ngo ndebe ikiganiro batanze ngo ndebe uko bameze n'abanyamakuru baba bari hariya bazi gukomanda bati rugabo uko yahoraga duha amakuru bati turebye n'uko ameze ati biratandukanye ariko washimye gatonda haleluya haleluya umunsi nariye gusenga ngo ko Mariya zandandaria nje mu mashuka ndarya ariko Imana iravuga ngo icyo navuze kirakomeye guruta icyo muhaye muri reka abasore batambuke ni samaza yaragize iminsi cyane nari namukumbuye soma mwino sha nawe papa mwino nawe mwana w'umukobwa ni ntajya kiyo baraba abo bari batatu mu nyemberere iyi minota 5 minota baseri yamaye rwara karitera karafatana kamera gake Otuza kumusengera Imana yatubwira ngo dukubitigisimba gusa cyane kandi nta sente nta kidufata ingoma yonyine n'imbere mukanya tubona ko haguruka twatugize icyumweru cyose munsi wanyuma Imana yavuga ngo dukora ku kantu tubona ko haguruka afata ipendo ahaguruka akaguruka kiteye ariko yaje kuzunguruka nka gatatu akaguruka amaze kumanuka kitse hasi iyo utambiye Imana nta mahemba n'abasore iyo utambiye Imana nta kandi dore n'izi social media zabo ngo bamubone bagiri abantu babaye abasitari kubera social media ni ukuri hari ikimana nziko turaganira ijambo rivuga ngo izo nzugi zikuri imbere ubona nkaho zikinze ntabwo zikinze zindetse icyo usaba ni ugusunika izo nzugi zikuri imbere ubona nkaho zidarishe mubise twagarutse ku nzugi cyane zegetseho icyo usaba ni ugusunika gusa
twasomye ijambo ry'Imana hano usarire bakimbwira ko uzabwiriza nanateguye ijambo ngo bambwire ko turi babiri ndasubira ndarihindura numvaga rizafata umwanya muremure ari navuze ngo turaganira hejuru yo kugaruza ibyacu byanditswe kugaruza ibyacu byanditswe ariko data wo birashimye kuko natwe wacu turimo kubigaruza Nebukadinezari umunsi ngo ateye Yerusalemu ngo yarateye ngo ageze ubwo yinjira no mu nzu y'Imana ngo ageze mu nzu y'Imana ntiyasahura ibintu by'agaciro ngo byari mu nzu y'Imana asahura ngo ibintu biciriritse ikintu cya mbere ngo yasahuye yaraje ngo afata ngo aho batwikiraga ibitaro ikintu batwikiraho ibitaro ngo arakijyana ikintu biciriritse ngo arasubira kandi afata imikubuzo iyo ngo bamaraga gutwika igitambo ngo bagiraga imikubuzo yo gukubura ngo aravuga ngo nta kindi najyana ndajyana imikubuzo haba natwe iyo tugiye kwibuka nuva hano mu ngamba ajya mbere sinzi kuko azajyana umukubuzo ariko ngo aravuga ngo nta kindi nimugerayo atuma ingabo ze ngo arababwira ngo muzajyane imikubuzo ndaza kubisobanura imikubuzo yasobanura ikindi kintu cya kabiri ngo arababwira ngo iyo mikubuzo muri iryo vuba rimanuraga gutya ngo habaga ibibindi ngo bamanuraga mu iryo vu kugira ngo ridatumuka ngo rigateza abantu ibibazo ngo arababwira ngo n'ibyo bibindi nabyo ntimukabisige ni byinshi ariko ntabwo bitujyamo ngo arababwira ngo ikindi kintu cya gatatu mutazasiga ngo amapengeri murayazi iri kwasi ngibyo ibintu bitatu ngiye kuvuga nimara njye muri topic ndavuga ku mikubuzo mvuge ku bibindi nimara mvuge no ku mapengeri imikubuzo ngo yasobanuraga kwiha yasobanuraga mu buryo bw'umwuka imikubuzo yasobanuraga kwiha abera n'Imana iyo baterana iyo bajyaga no mu bitaro nawe nyamata kumbe yasohotse ari kumubaza uko bajya babigenza ariko nigeze kwibaza abandi wacu ndabaza ndetse iyo mugiye guterana iyo mugiye gutarama muza mubanza mukihubikana mugasaba imbabazi kundaraza mugaca kundaraza haba natwe abapasiteri ko muragira se ngo wabone bakari ihene niko kari munda ntitugicisha abakristo kundaraza kweli satani yatunyoza imikubuzo yake haba niyo mubiteguye mukabwira abantu bari muze mushe kundaraza oya hari icyayizo imikubuzo yake abantu ntibikira nayo mpamvu turi gusengera umunyamadayimoni tugasengera ibibazo bikanga bigakomeza kuba ibibazo ni ukubera hari icyo twagize imikubuzo ikindi kintu cya kabiri ikibindi ngo cyasobanuraga ibanga secret ibanga ryo mu gikozi ibanga ryo mu bapasiteri ibanga ryo mu miryango ibanga ariko naratanga ibanga ryarashize amen ibanga ryarashize haba mu bapasiteri aro rimwe twigaze gukora amasengesho n'abadamu hano baratubwira ati nyamaraga namwe dusigaye tubati kubihana ariko nza kwemera ndavuga ngo nyamara wenda ibyo munavuga bishobora kuba ukuri ariko hari
ibimenyetso n'ababwiye. Nange biratoza muri Maraki cyo. Haleluya. Yohana yanditse ngo umushumba utari umushumba nyakuzi. Ngo iyo abonye isegaye ngo azahandi zaragiye ngo akiruka gahunga kuko ngo ari umukozi uragira ibihe. Dufite abakristo bari mu gukora ibyaha bakajya bagenda bakajya gusanga abandi bapasiteri bashinzwe animatori kugira ngo ntibikamenyeka bamara tukaza tubyumvira iyo hiyo twitwe tuzamubwira ngo abakristo mukigera byanze ibanga ryagize gute kandi burya wakoze abo byitwa ngo ni kubeki hahandi nizo kumena n'icyo kinajya kuja kumena haba muri ya musaraba tweba mu nkuru nziza niba ariko abandi muzabibona abandi yakorane bambara bikiriya twebwe tuyigira iwacu ndiba twebwe twita ngo ni brother turabavandi gusa ngo ishingana ariko twese turaresha ariko uriya musaraba muzamubona wa bamba uriya biza bisobanura ngo ubundi umusaraba ku gitu birasobanura ngo umuntu yarapfuye mu by'isi azukira handi kuko Paulo yavuze ngo nyamara je narapfuye ngo ariko ndaha ariko singira ngo ni Kristo biza gute uriya musaraba nicyo sobanura ariko ibanga mu bakozi byarashize ibanga mu miryango byarayobotse muri mukuru umugore n'umugabo gutera gutongana bagahamagara abanyamakuru hano naho niyo duhita twotera imiryango hari icyatsi ibindi byaragiye kindi kintu cya gatatu kugira ngo niza kwiruka ariko hano simbati cya bintu nane bitizaho cyane ariko mbona ngo bavuga ko turi babiri ndabandire kabindi nababwiye ko ari ibikwasi ubundi ngo mu rusengero habagamo amarido ayo marido ngo agafatanywa n'ibikwasi amapengeri byasobanuraga ngo ni ubumwe nanjye mbese ubumwe arababwira ngo nimugere i Yerusalemu muzanzanira amapengeri tuzabona Imana yafashwe. Haleluya. Nibo banyago ubumwe bugashira bagatagarana muzamubona twatwenda amarido iyo adafatanyije ukuntu iyo akayaga gahusha uko biba bimeze ibyo bintu ni mubimenya bazamera nk'abandi ibintu byose atari yatumiza. Haleluya. Ariko nashimye data mu ijuru bimwe ko biragenda bigaruka kandi hamwe n'Imana no gusenga ndizera koko bizamuka. Twasoma ijambo ry'Imana hano uyu ni Paulo igitabo inyigisho z'uvuga ngo cyanditswe na Luka muganga dogiteri kandi ngo yari umunyamahanga mu bantu 8 banditse isezerano rishya niyo banditse isezerano rishya uyu wenyine ngo niwe wari umunyamahanga Luka niyo banditse igitabo cye cya Luka yandika niki igitabo cya Luka kiza kivuga imirimo ya Yesu iki ngiki kikavuga imirimo y'intumwa abahanga bose bavuga ngo ni sweet mbese ni igitabo cyari gikomeje cyane kandi ngo yandikira guverineri witwa ngo ni Theophile baramubwira ngo nyamara abaciriritse bagutanze kumenya imirimo y'Imana. Haleluya. Niyo wanditse aya magambo umunsi umwe Paulo na Sila bari kumwe na Luka. Impamvu Luka atavugwa yari umunyamahanga. Indi mpamvu ya kabiri nuko Paulo na Sila ngo bari bafunzwe muri icyo gihe nza kugarukaho we ngo yari muganga kandi amategeko ngo ntiyemeraga ko umuganga afunga yari afite uburenganzira otono kandi babyita mu cyane ubudahangara yari afite ubudahangarwa butamwemerera gufunga. Umunsi umwe ngo bagera i Filipi mwanyemera twaza muri Maraki cyo. Haleluya. Ngo bagera i Filipi ngo bageze i Filipi ngo hasanga umwana w'umukobwa ngo wari utewe na dayimoni kandi iyo dayimoni ngo yamuteraga kuragura waza agahita gusoma wese akavuga amakuru ya waza akakubwira ibyawe byose ariko nawe biterwa n'umwuka w'Imana ngo yabiterwaga na dayimoni. Paulo ngo bahageze ngo babonye ngo guhera ku munsi wa mbere ngo bahageze
ngo akagenda bakurikiye ngo arimo kuvuga ngo ngabo abantu b'Imana ngo barababwira ngo Yesu Kristo ngo baba ngo akagenda bakurikiye ngo babwira abantu kandi ko baka abantu b'Imana ari bavugishwa na Dani. Haleluya. Ngo agira iminsi myinshi niko yayambwiye ngo abikora noneho ngo amaze ngo kurengera ba Pawulo ngo bagirisha baraba ngo bafata Pawulo na Sila ngo batanyagurizaho imyenda. Bibiliya yambwiye ngo bajyana no mu igwiro ndetse ngo bashire bacamanza ngo barababwira ngo abantu ngo bateje mu mudugararo ngo mu mudugudu wa kandi ngo bafite inyigisho z'inzaduka ngo barabafata ngo babajyana mu nzu y'imbohe ngo bagejeje mu nzu y'imbohe ngo bashyira abasirikare ngo 16 ngo barababwira ngo abantu mubarinde ejo tuzababwira icyo gukora. Umusirikare ngo bari babahaye ngo arabafata abashyiramo imbago mu maguru no mu maboko ngo arabamanura ngo bashyira ngo muri pirizo yo hasi mu kazu ko hasi mu butaka ariko ngo mu bicu tuzabona Imana yacu. Yo haleluya. Pawulo na Sila ngo barasenga ngo baririmbira Imana ngo izindi mbohe ngo zirabunze. Icyantangaje abasirikare 16 bari babarinze nibo ngo akamurika kazimiye mu kabiri nta makuru ngo bigize ariko ngo izindi mbohe ngo zirabunze. Iminyururu ngo yari yogoshe ndiratohoka kubera kugira ngo gusengana kuri iminyururu ngo barekuye n'inzugi kuko ngo habaye mu gishitsi kinini mu gishitsi cyinshi ngo n'inzugi ngo zirikingu. Umurinzi cyangwa se umuzamu ngo yishyuye ngo abone inzugi zirakinguye kandi ngo amategeko y'abahanga yishyuye iyo ngo imbohe yagucikaga ngo nta kindi bagukoreraga bagucaga igihano. Baravuga ati kambayeho ati kwigirira neza nuko nakwiyeho zamureba neza cyane. Haleluya. Ngo afashe ingota nyine bagiye kwiha